Ngiri itangazo rero buri munyarwanda wese mu Rwanda ufite irangamuntu nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa. Tugiye kuba twakwibanda ku ngingo zikurikira: kuboneza urubyaro ku bana b'imyaka 15, mu gihe kandi komeje kugenda bigaragazwa ko amafaranga y'ishuri yakomeje kugenda aba ikibazo ku babyeyi, bakagaragaza ko abana babo bari kwirukanwa ku mashuri, bityo kandi bigatuma batiga neza. Nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa, abiteje inkingo za COVID-19 byakomeje kugenda bigaragazwa ko ku isi hirya no hino zakomeje kugenda zibagiraho ikibazo gikomeye cyane. Bikumvikana ko kugeza kuri akanya uko bikomeje kugenda bigaragazwa, inkingo za COVID-19 kuba ziteje zakomeje kugenda zibagiraho ingaruka zikomeye cyane, akandi usanga bamwe na bamwe bakomeje kugenda bakuriramo indwara z'ibyuririzi, bikakomeza kugenda bigaragazwa ko benshi mu Banyarwanda batari bazi aya makuru akomeje kugenda atangazwa n'ikigo cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bikomeje kugenda byumvikana ko abadogiteri bakomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeje kugenda barwara, ariko bakaba batangiye gushora ibirego mu nkiko bavuga ko mu by'ukuri ababateye izi nkingo za COVID-19 zakomeje kugenda zibagiraho ingaruka. Benshi bagaragaza ko bakomeje kugenda bagira inzara idasanzwe, ndetse kandi bakaba barirwa mu mutwe, ugasanga umuntu mu by'ukuri ntabwo ari kumenya isi arimo. Benshi bavuga ko ari ingaruka za COVID-19, ugasanga mu by'ukuri nyine umuntu akomeje kugenda yumva mu mutwe atameze neza cyane. Ugasanga nyine abantu bo muri iyi minsi bari kugenda bafata ibyemezo ariko batabanje kuba batekereza neza, ugasanga izi zose ni ingaruka za COVID-19. Mu gihe kandi tugiye kuba twakwibanda ku ngingo ingaruka ku irangamuntu ikoranabuhanga byakomeje kugenda bigaragazwa na bamwe mu basinyateri mu gihugu cy'u Rwanda, bagaragaza ko u Rwanda rwatangiza gahunda nshya yo kwaka imyirondoro abaturarwanda bose, mu gihe kandi hajya gutangizwa irangamuntu ikoranabuhanga izajya ihabwa n'abana b'impinja ndetse ikanahabwa n'abanyamahanga baje mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo byose tugiye kuba twabirebera hamwe by'uko cy'urukundo. Reka nizere ko atari ubwa mbere tugiye kuba tukabona kuri YouTube channel yacu nk'ibisanzwe, aha ni kuri GB Empire. Reka nizere ko urangije gukanda subscribe, nshuti mukundwa, niba utarakanda subscribe tukanda subscribe kuri gufungura kuri iyo njyana tweshini kugira ngo ntuzajye ucikwa inkuru n'ibiganiro by'ubwenge dukomeza kugera tukugezaho gatanu kandi aha ni kuri GB Empire. Mu gihe kandi byakomeje kugira byumvikana ko inkingo za COVID-19 kuba zitewe zakomeje kugenda zikaruka zikaba ikibazo gikomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Biri kumvikana ko abiteje izi nkingo za COVID-19 bakomeje kugenda bagaragaza ko bakomeje kugenda bahura n'indwara z'ibyuririzi. Bikumvikana ko abakomeza kugenda nyine bariteje izi nkingo za COVID-19 zose si muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa, no mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri Afurika muri rusange. Biri kumvikana ko benshi bakomeje kugenda bagirwa n'ingaruka zikomeye cyane, ugasanga nyine umuntu akomeje kugenda yumva ariko bara mu bwonko, cyangwa se ari gukomeza kugenda ananirwa cyane, yagenda urugero ruto cyane mu by'ukuri akumva ananiwe cyane, cyangwa se rimwe rimwe ukumva urashonje, rimwe rimwe mu by'ukuri ukaba wafata imyanzuro utayitekerejeho neza ukaza kuba wakicuza nyuma, cyangwa se ugasanga nyine benshi ntabwo bari gukora ibikorwa biri kubateza imbere muri iyi minsi. Ndagira ngo mu by'ukuri muri kubona ko ari igikorwa gikomeje kugenda cyongera. Ndagira ngo mu binyamakuru bitandukanye byakomeje kugenda byandika bigaragaza ko biteje ingingo za COVID-19 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeje kugenda barega by'umwihariko ibitaro bikomeye cyane byavumbuye urukingo rwa COVID-19, bagatangira gushora ibirego bikomeye cyane bibaza ese ni gute COVID-19 yaje hamara amezi 3 mu by'ukuri bakahita haboneka urukingo rwa COVID-19. Mu mateka y'ibyorezo kuva isi yabaho nibwo bwa mbere harabonetse icyorezo, bagatangira gutangaza ko mu by'ukuri ngo inkingo zabonetse. Ni ibintu bitajya bibaho muri science. Ndagira ngo abise science neza mu by'ukuri muraza kuba mwatubwira, ariko mu mateka y'isi ntabwo haboneka icyorezo nyuma y'ukwezi kumwe cyangwa amezi 2 mu by'ukuri ahita yaboneka inkingo cyangwa se aboneke urukingo rw'icyo cyorezo. Ni ibintu bitajya bikunda by'umwihariko abize science muraza kuba mwatubwira. Nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa, abadogiteri bakomeye cyane ndetse byumvikana ko ngo babashe kuba bavumbura urukingo, bakahita bababwira ko bagomba kuba bakitera urukingo kugira ngo mu by'ukuri babashe kuba bareba nyine nimba rwakoze. Bikumvikana ko ngo abadogiteri bari kugenda mu by'ukuri bagera imbere bakumva barananiwe cyane, ndetse ngo no mu bwonko mu by'ukuri bakumva bashaka kuba baruhuka, cyangwa se donc bakumva nta kintu nyine bashaka gukora. Ibi byose bikumvikana ko ari ingaruka za COVID-19. Ibi kandi ntabwo byumvikana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa, aho byumvikana ko n'inaha bishobora kuba bihari, aho kandi nimba ujya wumva indwara z'ibyuririzi zimwe ukumva nyine ushaka kwigirwaho, ushaka kuba ahantu ha wenyine, donc ntabwo ushaka kujya muri societe. Ibi byumvikana ko ari ingaruka z'urukingo rwafashwe na bamwe mu baturarwanda cyangwa se n'abandi bantu bose, ariko cyane cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byakomeje kugenda byumvikana ko bamwe batangiye kuba bagaragaza ko zatangiye kuba zabagiraho ingaruka bikanagaragara cyane, ariko rero ukaza kuba wakumva ko benshi ubwo ngubwo barakomeza
kugenda bibaza ese mu by'ukuri kuki batukoze ibintu mu by'ukuri bakatubwira ko ingingo zabonetse nyuma yaho ariko bakagira amabanga baduhisha. Donald Trump yamaze kuba yatangaza ko hari ibitaro byavumbuye urukingo rwa COVID-19 mu by'ukuri bigiye kuba byajya mu rukiko rukaba mu by'ukuri byasobanura impamvu byagaragaje urukingo ariko bikumvikana ko urukingo rutigeze rukorerwa isuzuma, bikata byumvikana ko ngo abantu ngo kugira ngo bongeye ko bakemerwa gukora ibikorwa byabo bongera kuba mu by'ukuri bakiteza urukingo rwa COVID-19. Ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane, benshi bakomeje kugenda bagaragaza bakibaza impamvu mu by'ukuri bakomeje kugenda batangaza ko ngo batewe urukingo rwa COVID-19 ngo babyebeye ataragahato, ariko wasubiza inyurabwenge nyuma ugasanga mu by'ukuri nubwo batewe izi nkingo za COVID-19 abenshi bazitewe bisa nkaho nyine ari agahato, kubera ko barakubwiraga ngo mu by'ukuri niba ushaka kuba wakora ibikorwa bya cyangwa se gucuruza uraza kuba mu by'ukuri bakiteza ko urukingo rwa COVID-19 nimba utagwiteje uraza kuba wajya mu kato. Ibi ngibi byose mu by'ukuri bikaba imyanzuro akomeje kugenda ivuga n'abatari bake bavuga ko mu by'ukuri kwiteza urukingo rwa COVID-19 byari n'agahato, ntabwo mu by'ukuri byari byabimishwe. Ariko rero kuri uyu munsi ndakubwira ngo abadogiteri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze kuba barakara cyane, baragaragaza ko ngo nabo mu by'ukuri ubwabo izi nkingo za COVID-19 mu by'ukuri zakomeje kugenda zibagiraho ingaruka. Ngaya makuru akomeje kugenda avuga nimba uri kugenda wumva rimwe rimwe uri kugira iseri ukumva ufite inzara ukumva ushaka kuba ahantu ha wenyine, doko nyine ukumva uri gufata imyanzuro ariko nyine ukuva mu mutwe ukomeje kugenda ubangamirwa. Ibyo byose biri kumvikana ko ari ibyurizi by'inkingo za COVID-19. Abazifashe rero mu by'ukuri muze kuba mwanyihanganira, ariko rero mu by'ukuri ndakubwira ngo benshi ubwo ngubwo bakomeje kugenda bagaragaza ko izi nkingo zakomeje kugenda zibagiraho ingaruka zikomeye cyane. Ndakubwira ngo ibintu byongeye kuba byakomera wasegaga rimwe asega kabiri, uko mu by'ukuri aho tugeze iyi si mu by'ukuri ntabwo turi buze kuba twamenya ibiri kutwica. Ari kubona abantu bari gupfa buri munsi ntumenye ikibishe, donc n'izi nkingo zikomeje kugenda zibica gake gake, donc ugasanga nyine ntabwo abantu bari kuba babimenya. Ariko Donald Trump yamaze kuba yavuga ko ibi bitaro byavumbuye urukingo rwa COVID-19 bigomba kuba byajya ku karubanda bigatangariza isi mu by'ukuri bikababwira ibintu byinshi muri izi nkingo, ndetse ngo mu by'ukuri abantu bagapfa bazi ko arizo ziri kugenda zibica. Ariko ninkubwira ngo ibintu byongeye kuba byafata inenera kuri izi nkingo COVID-19 mu by'ukuri uze kuba wabyumva neza agatanu kandi gusa bikomeje kugenda bigaragazwa ko abadogiteri bakomeye bakomeje kugenda bashora ibirago bagaragaza ko izi nkingo ngo zakomeje kugenda zibakuramo akazi, donc bakagenda nyine bagira ibyuririzi by'indwara. Ubwo ngubwo n'inaha rero muraza kutubwira muri komenti abakomeje kugenda bumva nyine ibimenyetso nakomeje kugenda vuga haruguru. Byakomeje kugenda bigaragazwa ko abasinyateri bateranye bakavuga ko abana b'imyaka 15 ari ngombwa kuba baboneza urubyaro, bikumvikana ko hategerejwe umwanzuro wa nyuma gusa wa Mr. President Paul Kagame. Bikumvikana ko rero kuri uyu munsi hategerejwe igisubizo cya nyuma kugira ngo mu by'ukuri umukono wa President Paul Kagame wongeye kuba wasinywa kuri iri tegeko. Ariko biri kumvikana ko abana b'imyaka 18 ngo bagomba kuba baboneza urubyaro, ukumva ko ababyeyi mu by'ukuri bakomeje kugenda bagaragaza ko nabo ubwabo biteje izi nkingo zo kuboneza urubyaro mu by'ukuri bakajya muri Onapo, ariko ngo bikomeje kugenda bibabera isereri mu by'ukuri ngo mu gihe bongeye kuba bashaka urubyaro bikaba byakanga, ndetse ko kandi bamwe na bamwe bari kugenda bakuramo indwara za kanseri. Ugasanga ibintu nyine bikomeje kugenda bitfata inenera mu by'ukuri. Abana b'imyaka 15 n'undi baboneza urubyaro mu by'ukuri ndababwira ngo iminsi turimo ni ya nyuma, isi turimo mu by'ukuri ikomeje kugenda itwerekeza habi cyane. Ntabwo ari ibintu mu by'ukuri byari bimenyerewe mu isi, aho kandi ubona ko ari ibintu bikomeje kugenda bibabaza benshi mu by'ukuri bavuga ko abana b'imyaka 15 baboneza urubyaro se biragenda gute. N'amakuru rakomeje kugenda avugirwa hamwe mu gihe kandi bikomeje kugenda bigaragazwa ko ababyeyi bakomeje kugenda bagaragaza ko amafaranga y'ishuri akomeje kugenda bikibazo, ngo abana babo mu by'ukuri bakakomeza kugenda birukanwa ku mashuri, ndetse kandi ngo bakaba batari kwiga neza. Mu gihe kandi byavuze ko NESE amaze kuba yasohora itangazo rigaragaza ko umwana utazajya ubona amanota 50% mu mwaka wo mu gatandatu segonderi, mu gatatu segonderi ndetse no mu gatandatu primaire, nguyu yakoze national ikizami cya leta mu by'ukuri ngo ntabwo azajya yimuka. National mu by'ukuri bivuga ko ari 50% afunze ugakuramo esheke, bitagenze gutyo ngo ntabwo mu by'ukuri uyu mwana azongera kuba yakimuka. Ndagira ngo benshi mwakomeje kugenda muboro guti badusibije nyine bagombaga kubasibya kubera ko ntabwo nyine mwize mushizeho umwete, ariko ababyeyi bagaragaza ko ikibazo cya minerval kibabereye